ako abasore ngaho nsubiza ubusugi bwanjye ubu koko buri kubona uye mari jewe ari nuyu nguyu ukunda ubwo nanamwice nkamumanyura tu Akirita nkamuvana ku ntoryi walaye kuvugisha ndikuvugisha urabizi mani mumfata ntice umuntu bagenzi banje nkuko mubizi murazi ko iyo umuntu agize ikibazo twiyambaza twese nk'abakuru b'umusozi kugira ngo tugiconce ariko turi inshuti pe ikibazo rero ejo bundi ngire gutya mvuye gusenga ono no mutipe shari kunci nyuma janye na sheri wanje mari muri kantine urumva ibyo bintu yankoreye uvuze kirite wanje mwa kirite nyine kirite ahubwo si kirite mwamenyaniye kirite turakundana twarakuranye pe umva ndamukunda ewani uravuze ngo yirwa nde cyane kirite mani none umva ibintu ari kumbwira mani none so akirita uvuga mu marangiye kingana gite kirite yego so tumaranya amezi abiri mu gihe tumaranye imyaka ebyiri ngo kompitana ibyo bintu ariko ntabwo ari kirite ariko kirite muvuga ubundi nuwahe shaso hariya hakurya se sha ni mani yo kwa nuza yo kwa kaboko aho ngaho je no sais pas ni akirita uraho kwa Karori yego nuwo ngo ndi kuvuga nihebeye none no mujamaga bashaka kuncunyura urumva ibyo bintu ari kunkorera amana akirita muvuga rero ashobora kuba mwebwe ababeshya ngewe uwo akirita oya naga mbesha reka nze nkwereke nyumva se nkubwire iyi foto hano ngaha twe twagiye hariya Nyabugogo niho twifotoreje aha ngaha ni ku Kivu aha ngaha ni muri Serena urumva none se ambesha gute none se reba ukuntu nari namuteruye ariko ntabwo ari kirite reba aha ngaha ariko nanjye reka nze nkwereke igihamya yanjye urumva igihamya yawe iri heza ariko uzi kumukobwa ufashe nk'agapira urabona ino phone subona ino phone buretse Jamahiri buretse uribuka kuwa gatanu nguhamagara waramamagaye gatanu saa sita ndakubwira ngo nyuma saa sita mfite randevu ahantu ndi wiki warambwiye ngo uragiye guhura na sheri wawe nanjye ndakubwira ati mvuye guhura n'iwanjye gari iyo foto nyeretse dore ngiye mbega njye cyo koza birambabaje bikubabaje si kandi je bari kuntwara sheri wawe kuwa gatanu saa 11 z'umugoroba nindi kumwe na Kirite muri hotel Musanze utambwira ko duhuje sheri turi bata Kirita wanwaye ubwenge n'umutima akancirika umukobwa wo kwa Karori ariko se ndi kubyumva ntago naguhamagaye ngakubwira ko ngiye kuko gatanu nari bubone ubusanzwe utangiye gusinda wa munsi wayo kunira cyangwa munyumve se mba ntago nakubwiye ma mushobora kunyumva namba ni muranyumva reka tukumva ariko je ibintu bya ariko kumukobwa ntago nakumva umva buretse unyereka gihamya yerekana ko Akirita umukunda yinyereke ariko se man twasohoka namujyanye kuyigo ntabwo ubona nyereka nimero ye nimero shaka ubu ni rimwe tuvuganye mukanya twaza tuvugana cyangwa nyereka nimero ya WhatsApp ubu se nkubeje kuko ntago twaraye twandikiranye imari ntago uri kure uzikari yo man yego akira phone ariko ngiye ikibazo mfite umva none ikimenye ngewe si ubona ko uri Akirita yarangiye no kwiga ni nanjye wamufashaga kubera twari niwe wamwishyuriye oya ntabwo namwishyuriye ahubwo ababyeyi ba Akirita bo barambwiraga ati kubera mwigana wowe mufashe kwiga uzumusobanura ndamusobanurira aratina niyo bono niho baramunyemerera dore nino mpano ya telefone ni nababyeyi bayimaye bambwira ko mwegukanye none ngo Akirita sha noneho njewe naramwizeye iwabo mbaragize inka ndamubwira ngo iyi nka muzayiteho igihe nikigera niyo nzamuko none ndebera ibintu yankoreye none se Akirita ni njyajya kimwe n'ababyeyi be nase bamugaye tuvuga ko ikibazo kiri n'ababyeyi be n'abari ko bameze ikibazo kiri kuri Akirita ahubwo nk'abajama ariko tuye ku musozi umwe ko mva bro please navuze byinshi twavuze byinshi buri wese yavuze ngo icyamuguriye ngo ibiki n'ibiki zeyo Kirita uzi ko Kirita natanze n'inuza vance mani 300,000 banciye miliyoni kumukwa natanze vance 300,000 ariko ubwo wayihaye utari ababyeyi Kirita wo kwa Karori Kirita wanje wanwaye ubwenye umukobwa utambuka abasore bagasigara basiganuza wana nase ubwo ni wabona indyarya bigezaho ngaho umva rero bro y'abagabo bahuriye mu bibazo turabikemura Samari ndumiwe n'ukuri gusa ndumiwe nago wumva nkaho ubwo nyine reka nze nkwereke
tureke gupfa ubusa ufite nimero ye kimwamumarira pe turamuguharira kuko ubundi we niwe waza akatwemerera ko agukunda namba akundanye akujama ari muhamagara umva reka dufate solution aka kantu no mujama mbwiye niko reka tumuhamagare none atubwira uwakunda sinje se undi yakunda cyo ngamuhamagare aya reka nze muhamagare Kirita Kirita wanjye sha Ninjye leta vuga da ubyumve umva ni jewe yahisemo yatwaye umva gihorere bagiye kumuhamagara twebwe turebe reka nze bamuhamagare abasore bari none dutuye no ku gasozi kamwe none ikimenyimenyi n'ababyeyi be naramufasha ubu se ko agiye kugenda akaba akagira yabashyira reka nze twumve sikata yifata ntabwo yayifata uretse njyewe yayifata naho bandi mwebe ntabwo yayifata umuhirimbiri ntabwo kanze leta niyoberanye mwereke ko nta kibazo mube mutuje tumwumve ese uri kumva ari kuyifata mwana cyangwa arabizi ko turi kumwe ashobora kuba ahubwo reka nongere ahugiyemo ari kuri mashine niyongere amuhamagare twumve zikora imerutse kumugura laptop y'ibihumbi 600 niwe nyuma y'impano hari ngiyi nimero se Kirita niwe reka nze kanirenga gitatu n'ibyo byose mfite naze mubaze impamvu ntabwo bishoboka kabiri kose koko wa mukobwa ni umubeshyi uretse ngerageze bwa nyuma ariko se ubundi ibyo wowe ongera bwa nyuma twumve ariko njye reka njye kumwirebera iwabo iburetse kumwirebera iwabo ngo jehe guma hano uretse niwe uratubwira ukuri kose ukuntu bihagaze akuze amafaranga namutanzeho kuwa 5 ubu n'ubuhumbi 3 500 urayaza haro sheri none si hari ukuntu nari ngukeneye nyine ngo duhure ahandi twajyaga duhurira mbere na mbere waboneka se ndanagukumbuye maze sha nakwiyumvisha ukuntu umeze njyewe mani dukaze murebe sha pe banguka ndagukeneye pe nanjye ndagukumbuye umva sha ubu sindaguhobera bingana utari ndaguterura pe sha kuko igihe gishize nakubonye kuko ndi kwibuka kuko ku cyumweru sha ntabwo twabonanye nyine tuwarambwe ngo hari izindi mapu ugiyemo ubwo nyine bituma sha urukumbuzi ruzamuka tu sha nahageze ewana niwe usigaye kabisa sha gatunda kanje ndakwemera pe sha bangu gatunda nashaka bagapira cyangwa karonje nanyumvira nasaka binana izwe numvise ko asoba fata aragusanga hano afite hano ari bugusanga ahubwo umva imipango mwe murabamwishe mukunda aramwiriza amafaranga yanjye 500 nisuye reka nze mwumve mbabaye none se twebwe tureke kwiga sarangira kwemera ko ari shere wawe ese namubyumvishe erega tumaze imyaka 2 mwagize zingo ndikubabera reka nze hari igihe dushobora kubonana nawe akatubwira uburyo ki agukunda kandi ari njyewe uretse na kaminuza ugiye kurangiza ni njyewe wayikeye kaminuza namukubise mu 500 amanifomo n'ibiki byose ntago ari njye wabigura ariko uzi ageze mu gatatu ari kwiga medicine kandi ariko ubwo uzi inkweto namuguriye muri nuza muri rasoko hari imusanze oya irafone y'ubururu kazurebe noneho wikinga hagiye kuza yambaye nayo nguriye goyika njyewe none ariko dutegereze uwo yakunze ni njyewe oya buretse kuko njyewe dore n'ikimenyimenyi dore impano yampaye iyi mpano murayibona uzi ko namuguriye fone irutinya nakomeje kwitegereza iyi fone
ariko uzi kari yindi namuguriye man icyagiye ndi kukubwira telefone ngiye kugurira sheri wawe nimwe ari mwajyanye ariko wa gatandatu nyine wowe umva ndi kubona yaje mutuze atubwire akira vayo wagakobwa ndakona nshinze vayo we vayo urugutinyiki isi nibyo mumamagaye vayo Akirita agarura hano weho gute udukinamo agapira Akirita wabinkora koko oya ibi bintu nibyo cyandi kurota oya ibi nibyo mumamagaye aba bantu bose urabazi wowe hagarara hano tukubaza turabasore aba bantu bose urabazi udukina nk'agapira nyine uracangacanga dushaka decision yawe ikuvuyemo ari njyewe ari n'uyu nguyu ukunda rwose ni mumbabarire oya ni mumbabarire ukunda nze wowe gusa ndi gusaba imbabazi uri gusaba imbabazi muri twebwe twereka umuntu ukundana baby ukundana ku mafaranga 500 ya ibihumbi 500 nana kumana ukundande ndi gusaba imbabazi rwose mumbabarire reka nze ndebe uyu se no utudukweto si urwanje watwaye wowe koramo bene wanyu oya ariko inkweto zahinda kuza inkweto zahinda z'icyaje nase nanjye nkwishyuze mashini n'ibihumbi 600 byagira ntabwo byagendera ariko reka nze usigayemo ideni wowe telefone nakuguriye iri he nimemuko iyi ngiyi niyo nakuguriye ko nakuguriye shashi mbasabye imbabazi mumbabarire telefone yanje iri hehe niyo ndi kukubaza Akirita ki umva nkubaze telefone yanje iri ahubwo se wowe na papa wawe yarayinsubiza na mama njye wawe muje uburyarya ubundi ko bakamenya nk'intuza katari kuvuga aga ameze nk'igishusho igihe nakwigishaga uri kugereka akaguru ku kandi uri kuvuga ngo ni wowe nkunda ese kuri kumwifatisha nkaho wakunze arega twarakundanye ibintu bya Mose yo bigabanya bazana telefone yawe ukira ahangaha cyomereza mashine sibyo ejo bundi kwa gata wasabye imbabazi mumbabarire oya niyitonde banza umbwira telefone yaje umwe muri mwebwe namwishyurira reka nze nkubwire umwe muri mwe namwishyurira inkweto zanjye ahubwo jewe harapfa umuntu mugumane n'umukobwa wanyu ngewe ubundi reka mbe nigendere zanjye nazikenyereye so ubundi amafaranga ko numva twakurundi ubundi wayashyize simungaruye reka nze ngaruke noneho turebana iburetse sibyo wavuze ko umukunda nawe wavuze ko umukunda binavugwa se sha wavuze ko umukunda mufatanye mu mwishurire telefone yanjye y'insubiza kuko n'abatari ibyo harapfa umuntu kuwa gatanu harapfa umuntu pe sibyo oya nushaka kwiyamuye ariko ngeneye shashi yanjye tuza gusubize wowe wambwiye ngo waranakoye mbwa na bene wawe tugusubiza giki nyene navuze ko mumukunda mumwitangire nyene nje amereze ibyanje ni ariko nanjye urukundo we na wakuze waranga aba batanze wano kwa sebukwe nta kazi kabyo ngibyo nyine ntago ndeba tu 500 ndi kubona harapfa umuntu Akirita ubwo ntanamwice nkamumanyura tu Akirita nkamuvana ku ntoryi walaye kuvugisha ndi kuvugisha urabizi mani mumfate ntice umuntu mumfate mani mumfate nje ku mafaranga yaje buro akuze ibihumbi 120 natakarije telefone nasabye imbabazi mumbabarire ariko uza nyine uyu we yaranagukoye sibyo nje narakoye sha esko tunywa inzoga tunywa ubusurira numira abajama ngo ahubwo se mufatanyije ubujura ngo ngwiki ndakubaje ibyo nago biba ibintu wamundi kwanza nanakumanyura we jarapfa umuntu kandi ni mutamfate mani wamfata nica umuntu wowe nimbura wice cyagupfeda mwica mfata ugutebe jamwe reka mbabwire sibyo amafaranga yaje nagenda telefone yanjye atayima jamwe reka mbabwire sibyo amafaranga yo nakubwiye nibyo namba sibyo uretse nibyo ayo naho mbye ntago ari make sibyo muko sigarana abagabo bawe ijyanire oya je nabo amana tamaye telefone barakoze disi wabanyamwe nkamwe jewe ntabwo twasigarana gutya ntabwo twasigarana gutya baretse kumwica we baretse kumwica bazamnyishura uramwumvikana uri mu kunyishura uvitone twumvikana nzakwishyura telefone yanje telefone yanje uzayima telefone ibihumbi 120 nibyo natanze ubuse nkwayi wayemera nayo nari ibi mugumane na sheri wawe cyo ngahibugiye ubwo jewe kansikuterera wowe iyo nawe ibutuje nuza mu biki 100 ariko urabizi uzikoze n'izo rinete zitayaguze we nubwo turi inshuti twamupfa ku mafaranga no umva nyine reka nze nkubwira ayo mafaranga wowe azakwishyura none se ibumure kuje gato mubaza sure ibumure kuje Akirita urankunda nambukundo n'umutima bivuge urebe ko hari icyo kavuga
imitima z'abakobwa zisa n'amakara. Uribuka sheri, uribuka imitomo waneraga ngo ninjye musore urenze, ngo ninjye uzatuza kuri Merikire, ngo ninjye tuziberanira muri Edeni. Reka kureba nk'isonzi yo mu rugezi. Urabyibuka? Reka kureba nk'isonzi yo mu rugezi, reba neza aho tubwire. Uribuka ujya kunpresenta isiko ngo niba ari Karoli kiriya gisaza cyandira amafaranga mukambwira ngo tuzabyarana umwana ngo tuzabyarana kandi kanana gatoya ngo kitwa Umunamba. Urabyibuka we? Akirita ndabwe kumbi pfukamana. Pfukamana niko nkubwiye. Pfukama se gusa ahubwo. Akirita we ndi kubwira nde? Pfukamana. Ntabwo ushobora gupfukamana. Umva bro, yewe nta mikino mfite nta n'imishinyiko kuko ko amafaranga yanjye nakoreye ijoro. Nkubitayo 400 yanjye usigare wiyeranje. Ni kubera iki? Uri abasore bane bose kabagaragura. So ibyo ntago bindeba. Mereza 400 yanjye urayama cyangwa mite mucomokana tu usiranzi. Ya. Nta manzi yareba hano. Akirita kashi mane wa ku mafaranga ntacyo waje utubyiye. Uyu musore yagwaye 400. Bro na we baby. Yagwaye 400. We masikini musicyana nago na 400 na Yesu. Nago mwabirariye mukarya gahunga ukarara usura n'iki. Akirita turabwira nde? Akirita. Magana yanjye ndayakeneye. Ikintu kitari kuvuga. Cyo mbwira ntikivuga kikareba ahubwo nk'inyegaruzi. Wowe nakureka ahubwo akagukoza ibyo ashaka. Njye zarabizi. Uretse no kumujana gusa ko sibunana mujana he. Nagatubiro kabasore haguruka nimudakeneye no kuvuga haguruka mwereka haguruka. Mani 400 yanjye urayama nigendere mbasa. Haguruka. Akirita ndikubwira nde? We Akirita Wongera kuvuga mani 400 yanjye mwayamereje. Ariko reba hano turebe. Hano gukeneye no kundeba se. Ntabwo ukeneye no kundeba. Uyu mukobwa wigize arya. Umva bro, kuba katari kuvuga utyo nuko tutagatanyiye ngo tube twagahanitse hariya niyo mpamvu kari kwibebeza mani. Ntigaguruka haguruka. Umva bro. Jewe maze nk'iminsi nyine n'iki cyari isugi nakuntu twagira nyine tukahita tukafata busiranse kuntu none nkakuramo sheke kuko ibyanje mani yarabihe nago yabigenda nurya kuko urabona ni input busi hano nta amafaranga kagafite ariko tugize n'iki mu nubwo adafite amafaranga ni mwiza amafaranga arakeye nagukerere nge naganyereye ku reka nze nkwere nago nkeneye ubusabwe ntabwo ukeneye ubusabwe Yisura umuture uri kuba ngo ni mwiza. Mwishyura? Yes, 400 byamereze igihe kukoza ibyo ushaka. Kuko ari mwiza uzanamucuruza. Wenda. Nikona munahuje mwe. Akirita. Andi ubwo twebwe turangiza umusenzi. Atamwereke. Tugafate tukajyane twigende. Bagiye.